ibihe byiza mukomere cyane abakunzi b'Intare Official, ndabashuhuje mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Ndabashuhuje ubungubu naje mbazaniye amakuru adasanzwe, ndaje mbazaniye amakuru yo ku rugamba, ndaje mbazaniye abatuma wazalenda abatuma za ntera hamwe zidataha iwabo, abatuma umutekano utaboneka muri Masisi. Turaje kugira ngo tubarebere hamwe. Ndahamya ko aho muherereye hose abari i Burayi muraje ngo mubumve abantu bagiye batuma muhunga, abantu bishyizemo ya ngengabitekerezo mbi. Ndaje kugira ngo mbababwire n'ibikorwa bagiye bakora byagiye bibangamira kominote bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse ugasanga ko ari abacu. Ndagaragaza bimwe mu bimenyetso no mu magambo bagiye bakoresha n'ibyo bagiye bakora byagiye bisubiza inyuma abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ahangaha muri teritware ya Masisi. Teritware ya Masisi niyo ndi bwibandemo cyane, ariko mbere y'uko wenda inza kuri ibyo ngibyo ndamanza mbabwire update ibiri kuvugwa hariya muri za Kivuye. Nakomeje mbabwira ati imirambo yakomeje kuba myinshi ya wazalendu, imbunda zakomeje gufatwa ku bwinshi, ndetse na bamwe bari kwiripotinga abandi bagafatirwa mu mayira, wazalendu bakabica bamaze kumenya uko bagiye muri ma 23. Reka manze nasuhuza uno mukecuru ni umumama w'umuyisilamukazi yitwa Asiyati Mukakagina. Ndamusuhuje cyane, nagira impagarike n'ubugingo. Yanyandikiye cyo arambwira ngo nta mpamvu yo gusubira inyuma. Yavugaga Intare za Sarambwe, arambwira ati yabivuze no muri groupe y'Intare Official, nabonye nyiri gise cya Goma icyavira cyo ashyiraho point d'interrogation, humura nacyo ugiye kugikira. Uri mu Ngoma Geve uraho, Baraka Ernest Komera, Jean Paul urakomeye. Hari uwitwa Lemetre yagiye mu Ntare Official none, Singira nkabo nawe yagiye mu Intare Official none. Abantu bagiye mu Intare Official mwese turabakiriye. Uwera Josephine mwese turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Nepo turakwakiriye, n'abandi bose binjiye mu Ntare Official uno munsi welcome. Muraje kugira witwa Libert, Mama Mutoni, aba bose mugire impagarike n'ubugingo. Omar Ndamutsa kandi mugire n'amafaranga. Ndabona hari abavandimwe bamwe na bamwe bagiye bivana muri Intare Official, ariko hari ababimbwira bati ngo turi muri Kongo, tugiye kujya Uvira cyangwa tugiye mu Burundi, tugiye kujya mu gice kirimo FRDC na wazalendo. Baramutse batubonanye turi muri no groupe y'Intare Official ati ntabwo twabakira, batumira nabi kuko baracekinga bakinjira no mu matelefone. Rwema Condo Komera, muri Kivuye rero ibintu byari bikaze. Twagiramo Ngufuru Jean Suraho uwitwa, ariko hari umuvandimwe wacu hano ukunda kudushiramo ibintu by'ubwenge ahangaha ku Intare Official. Uyu nguyu Kayiranga raho, tipe urakomeye. Uno muvandimwe ndamubura kandi aradukunda cyane. Witwa Patrick Rodrigue mukomere cyane, n'abandi abari Nyamitabo kandi namwe ndabashuhuje. David bamwita David Mataro Kasore, David Mataro Kasore. Aho uri rero nkwifurije kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Reka nihute nakomeza kubakereza. Ndabizi ko mwamaze gutera udutebe kandi ko mwakoze subscribe ndetse munasharinga ibiganiro byacu. Ndahamya nashidikanya yuko rwose icyo nabasaba ni ukugira ngo batari bakora subscribe bayikore rwose. Iyo nkunga turayibasabye kandi mukomeze
mugire wa mutima wo gutera inkunga Intare Official. Imirwano yari ikaze hariya muri Kivuye, aho mama 23 yaje kubona ramforo idasanzwe yaturutse mu bice byari bigiye bitandukanye, baza gukubita Wazalendo bari bayobowe n'uwitwa Mike Juliet, ndetse ari ikindi kintu gicyo nakibagiwe n'izina ryacyo, ni umwe mu Wazalendo n'ubundi uri hariya bafatanyije na witwa Nyeganyega, ariko baje guhondagurwa, barakubitwa, barashwanyaguzwa bimwe bikabije. Amakuru ufite agera ku Intare Official nuko hamaze kuboneka imirambo 18, ariko ntabwo yari yaba myinshi, mu gihe muri kiriya gice cyari hafi ya za Kibati maze kugera muri 60 urukumva ko Intare za Sarambwe rwose ziri gukora gashya, mu gihe hariya muri za Minembwe hariya za Nuza habonetse 100, urukumva ko ibyo byose ni ibikorwa by'Intare za Sarambwe zikomeje gukora. Hariya rero muri abo ngabo habonetsemo imbunda nkeya, kuko habonetse AK-47 9 na RPG imwe. Muri izo AK-47 wasangaga afite magazine enye zihambiye ku mbunda, ariko zirimo amasasu nka 15. uri kumva yuko bari abajama barashiriwe, kuko niyo RPG nayo yafashwe itagira kompora, donc ni lance roquette yonyine itagira roquette. uri kumva yuko bano bajama bashobora kuba barashiriwe. Iyo niyo mirwano twavuga yari hariya, ariko Intare za Sarambwe zikaba zikomeje gukora operation n'ubundi hariya. Munsi rero ya za Karembe naho hari Wazalendo n'ubundi babashije gufatwa amatekwa, ubwo bari baje kwambura, gutega abaturage kugira ngo abambure bari bavuye kwigurira umunyu n'udusabuni. Intare za Sarambwe ziza kubona sinyare, abo ngabo zabashije kubafata amadede 6. Intare za Sarambwe zamaze kubageza Gicanga. Felicitation ku Intare za Sarambwe muri kujya mufata amadede, ariko bafashwe amadede rero babwiza ukuri ko nabo bagiye kugenda bibera intare rwose n'ababyeyi. Intare zirabafata, arega umwami arakiza. Abo ngabo bakize ntacyo bakibaye rero Intare zamaze kubafata n'ibikoresho byabo. Iyindi mirwano n'ubundi hari hafi ya Zaruke, naho niho hari kumvikana imirwano bivuga ko hari abo kwa Mutayomba, ndetse yagiye kuzana n'izindi mayimayi yakuye muri groupement wa Loa Yungu wa Loa Loba, abazana kugira ngo baze gufatanya, baze kwatakinga Intare za Sarambwe ziri muri biriya bice. Ariko Intare za Sarambwe zikomeje kubavunira umuheto no kubaka uduce no kubaka ibikoresho. Ubona ko kariya gace rwose gashobora kwigarurirwa 100% n'Intare za Sarambwe, ndetse Masisi yose ikigarurirwa n'Intare za Sarambwe, mu gihe ubona ko iri kugenda advancinga no mu madefense bari bafite, yaba muri Bashari Mukoto, muri groupement mu localité Kalembe, localité Rukweti, na hariya hafi ya za Rwibo. Intare za Sarambwe ziri kugenda zibaka ibice, ubona yuko bari buze gusigariraho. Na bamwe ku makuru mfite nuko bari guhungira hafi ya paruwase bitaga Mutongo, abo kwa Janvier Karayiri. Kiriya gice werekera muri za Burora naho bari gukubitwa bimwe bidasanzwe, ndetse no muri ya mashyamba ya hariya hafi ya za Mahanga. Icyo gice wenda cya za Mahanga cyo baracyarimo. Hari umuntu wabajije arabaza ati ngo Intare za Sarambwe zigeze he? Intare za Sarambwe zigeze muri Warikare. Intare za Sarambwe zigeze muri Rubero, ziri gusatira muri 18 km kugira ngo bagere Rubero Centre. Intare za Sarambwe ziri muri territoire ya Fizi, territoire ya Uvira, territoire ya Mwenga, territoire ya Kabare, territoire ya Shabunda. Nukuvuga ngo buri territoire yose ibaho yo muri Sud Kivu Intare za Sarambwe ziyirimo, sibyo? Nukuvuga ngo ahangaha niho navuga ko ahubwo muri Nord Kivu Intare za Sarambwe kuko zifite territoire imwe zitari zageramo yo muri province ya Nord Kivu, territoire ya Beni. Territoire ya Beni ntabwo Intare za Sarambwe zari zayigeramo. None ukabona ko Intare za Sarambwe narabivuze, ndeka nongere mbisubiremo,
abantu bazi muri kiriya gice cya hariya muri za Mwenga uri kureba hakurya muri za Maniema, murabizi harimo ikintu cy'urwa rugezi, sinzi uruzina rwacyo, ngo urugezi runini rumeze nk'uruzi rugenda ruca yuri hejuru mu misozi, urubona hasi ruri kugenda rumeze nk'umuhanda ruciye mu mashyamba, ubona ko hari ahantu hateye neza rwose ariko harimo amashyamba. Muri ayo mashyamba hejuru y'uwo mugezi harimo intare za Sarambwe. Ni ukuvuga ngo intare za Sarambwe ziri kureba muri za Maniema. Ibyo rero hari uburyo nagiye mbivuga abantu bakavuga ati ngo Bemba ngo nawe ngo urakabya, ariko ndababwiza ukuri ko nta byo gukabya, sinkabya, ibyo mbabwira ni ukuri. Intare official rero irahababereye. Reka nze kuri ano makuru nyagarukeho mu bantu bake bagiye banyaga imitungo y'abaturage, bakanyaga imitungo y'abatutsi, bagashishikariza kwica abatutsi n'untara muri teritwari ya Masisi, bagashishikariza kunyaga inka, bakanavuga ati muzahembwa mute mwagiye mukajya gufata muri biriya mitungo y'abatutsi ko ariho namwe muzakirira. Abo ngabo barongeye kugarukaho ngaba ndagaruka kuri Safari Nyagatare, n'umwe mu banyaze afatanyije n'abandi, ndaza kumuvugaho rwose. Turaza kugaruka kuri Suki Sandayambaje Yosefu wigize akavuga ko atavuga ururimi rw'ikinyarwanda, katitwa Ndayambaje kwitwa Ndayambaje, uruhare yagize mu kunyaga. Tuze kureba Mayanga we yabitangiye kuva muri za 1996 anyaga akura. Nibuka ko uwitwa ariko Aloyizi abitwa bo kwategera nabo bagiriye umwaku kuri bariya ba Wazalendo, kuri ziriya ntera hamwe, kuri biriya niba barabitaga ba garde civile, bafite ibizina byinshi abakombata, kuko Mayanga yaje akura mukecuru umugore wategera mu nzu, ngo va muri iyo nzu sha wa mututsikazi ngo nyirongoreremo, amushyira mu gikona ajya kurongorera mu nzu ye Mayanga. Turaza tugaruke no ku wundi mugabo nawe wibye Sadro, ubu ngubu akaba ari kubunga mu mashyamba, bamwita Safari Mitarako, barijera wa Sadro. Abo bagabo rero nabo twakwita ngo ni abasenyeri de guerre yo gupiya, intambara yo gupiya yo kwiba, intambara y'ubujura, kuko ibikorwa byabo byagiye bibagaragaza muri ibyo bikorwa. Ndatangirira kuri inde rero, reka manze natangirira kuri Suki Sandayambaje mu bikorwa bye by'amapiyaje, ariko ugasanga barabifashwagamo n'umugabo umwe w'Akagara witwa Duniya Bakarani. Nyabakarani yari abashyigikiye kuko ni inshuti inshuti ikomeye na General Mayanga wa Gishuba. Uwo ni Duniya Bakarani waje gutangaza avuga ko muri Kongo nta batutsi babayo, ko ahubwo habaye abanyemera. Mubyibuke, hamwe n'uwitwa niba ari Muheto abo nibo baje kubitangaza, ariko ugasanga ko bafasha interahamwe, bafasha FDL, bafasha Wazalendo, bafasha kugira ngo umutekano muke no kwiba abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeze guhangayika n'abandi bahera ishyanga. Reka ntangirire kuri Safari Mitarako alias Sukari Checheni, ayo ni amazina yiwe. Uriya mugabo yatangiye ikirebere kuko mu mateka numvise ko yabaye mu gisirikare cya RCD, ariko aza kubona demobe avamo ari kumwe n'abitwa ba Pendo, ajya guhinga ibijumba iwabo za Kibugu. Nyuma haza kubaho icyo bitaga iriya Nyatura, yari iyobowe na Muchoma Amisi, aza kubaho Busiranse we. Nyuma baza gushwana, ubundi bararasana, bamaze kurasana bamwe bajya Gitona, abandi baratoroka basubira bajya kubana na Ngwiti. Yaje nyuma kongera kubivamo,
akimara kubivamo umusaza witwa Sadura aramubwira ati uriya wavuye muri kiriya binyeshyamba akaba abonye demobe yo muri Monisco kugira ngo atazandagara cyangwa akazajya kwiba abaturage, reka mwiyegereze mugire jera wanjye. Niho yamufashe abamugize ijera w'inka nk'ibihumbi 10 hariya aho bita muri Kuwete hakurya za Kibugu uvuye za Kimoka ndetse za Cyasamba hose kuzagera hariya za Butare za Rufura Nindi, aho hose hari hayobowe icyo gikuyu cyari kiyobowe na Safari Mitara Aquarius Sukari Ceceni. Yaje gushakisha nk'ubukire n'ibyo arakira, niba mu kwezi haravukaga nk'inyana n'ibimasa 500, we yagombaga kubwira Sadro ko havutse wenda nka 400, izindi 100 we n'abandi bari bafatanyije bakazirigisa. Sadro aravuze ati burya umuntu aguhaye kuriya abashaka kugira ngo ukire, aramwihorera yubakisha amazimuheto, yubakisha n'andi mazigoma, aba un enfant chéri. Sadura amuguriraga n'inkweto akamubwira ati wa mugabo we ujye ugenda kuremo ibyo bibote, akamugurira inkweto akamugurira agakositimu, ujye usirimuka, ujye umenya ko igisirimu kibaho. Umugabo akimara kubona uko za nyatura zamaze gutezamo atangira kwijandika mu bujura bwo kwiba za nka za Sadro, akaza akazigurishiriza akabesha Sadro ko ari wazalendo bazitwaye. Igihe Sadro rero nawe yari afite wo kuvugira kuko leta ya Kinshasa yahiriho hariya yagombaga kumumerera nabi. Narindi icyo gihe Sadro umuntu wari ufite inka bagombaga kumushakisha infraction akazibona yaramaze kugera muri za Makara, araceceka. Amakuru aza gutangwa Sadro aza kubimenya, ariko araceceka aravuga ati ntacyo, ibintu bizaba byiza, manza atari na nyinshi yantwaye ariko yanangiriye neza kuko niyo ataha baba barazijyanye zose. Nyuma kora yaje kumuhagarika ku kazi, akimara kumva ko M23 kuko yo ifite ubutabera, ahitamo gutoroka. Aravuga ati wasanga muze Sadro andeze kuri M23 kandi bo ntabwo bajya babera bagira ubutabera, wasanga bantayemo. Aramanuka ajya kuba coordinateur spécial wa Nyatura abazungu wa IPSRN wo kwa General Janvier Karirira APSLS, ni ukuvuga ngo niwe president coordinateur wa biriye. Icyatumye mugarukaho cyane nuko Sadro yaramukijije ariko we ntabwo yigeze abyitaho, kandi noneho n'ikindi cyari kiyongereyeho, abaturage bahari hafi ya za monastere batagiraga inka, abana babo bari barakize bwaki kuko bajyaga gufata amata kwa Sadro bakinywera, bwaki irashira. Ibyo ni byasubije inyuma iterambere rya Masisi. Nari nyikomeza kuzabwira urukundo ko izo nka zaragendaga zikagera Abanyamasisi bigeze bazibona. Nyungu byagiraga ku baturage bahariya muri territoire ya Masisi. Uri kumva ko Safari Mitara Aquarius Ceceni Sukari nawe afite uruhare rukomeye mu kuba yaragiye yangiriza imitungo y'abaturage ndetse akagira ibyagiye bitera iteranyuma mu baturage bahariya. Uri kumva ko abaturage bahuye n'ibibazo bigiye bikomakomeye ndetse byagiye biterwa n'abariya ngirwa abagiye bigira ngo ni abasenyeri de guerre. Reka nsimbuke rero ufashite undi. Uriya muntu nibyo Sadro yari yaramutetesheje, yaramutonesheje amugira neza, ariko icyo yamwituye nicyo ngicyo. Reka nshimira muze Sadro kuko ntabwo yigeze agaragaza umutima wo kuba ati ngo atajiripia kisasi, yaramuretse, ahubwo umutima we mubi niwe wamuteye. Uramubwira uti reka ugende, umutima nama we uramubwira ati manuka ujye mu ishyamba, ririya shyamba se azarivamo ntabwo
ari ibintu bimworoheye. Reka nigire kwa Suki Sanda Yambaje. Suki Sanda Yambaje ni umugabo mubi, ni umugabo wagize ivangura, ni umugabo ndabyibuka wagiye ukoresha amanama. Reka nangira ko inama yakoreshereje i Gahanga, hari icyo gihe Ngwiti yari akiriho, Kamuzinzi yari ariho, Munyamariba yari ariho, abitwa ba Masiroga bari bahari, yari yatumye ari ba Tapiruje n'andi magrupe za rume yahariya yose. Aragenda arabasensibiliza, arababwira ati mugende ntimuzabure uniform, ntimuzabure amafaranga yo kugura n'abakatanya mu masasu, ntimuzabure bote, ntihazagire icyo mubura, mugende mujye mu nka hariya. Izo nka muzajyamo muzajye muzita ko ari iza Ntaganda, muzite ko ari za Nkunda, muzite ko ari za Makenga, muzite ko ari za Bodwe, muzite ko ari za Zimurinda, muzite ko ari za Kazarama, muzite ko ari za Nzabirinda, muzite ko ari za Erasto. Mugende yaba niyo umuturage mwebwe muzifate, ubundi muzigeze muze tuzijyane. Ibyo nibyo yamaze gupanga, ipangira hariya. Reka amahereza amakuru amwe butari muzi. Burya hari abantu babaye mu bintu ariko rimwe baza kureba kure, nubwo wenda ari igihe ureba ku munsi umwe ejo ukareba hafi. Muri iyo minsi ndabyibuka Colonel Saddam Edmolingo yari umwe muri ba Nyatura, muri ba Pareko, ajya muri FRDC. ndabyibuka muri 2011 uriya Mzee Zahirwa, Colonel Zahirwa yari akiriho, yari ari kumwe na Zahirwa. Ndibuka ko na Colonel Mafiel Manzi yari ahari, n'uwitwa Shyaka David, hari n'uwitwa Gainosa, ndetse Muchoma ahari, uwitwa Saga ahari, Piloto ahari, Kamuzinzi ahari, uwitwa Ganibaride wari wavuye za Nyange, Nzayi ahari, uwitwa Samuel wari wavuye za Kirumbu, za Usumba ahari, Macho ahari, uwitwa Gasongo w'Ikibarizo ahari. Saddam ababwira ijambo, arababwira ati, yavugaga reka mbabwire ikintu kimwe, ino ntambara tugiye kurwana ngo ni intambara nzima kuko itandukanye n'izindi ntambara zabayeho, ngo burya ibyo twagiye tujyamo zari intambara z'ubugoryi, ikindi ngo twari tumeze nk'abakorera ba Mayanga na Rugayi, ngo kandi baratudindizaga, ngo ubu ngubu ngo niho twamenye ubwenge, ngo kandi namwe mumenye ubwenge. Ayo magambo yavuga yaragiye kujya muri 23, ariko bamwe ntabwo babashije kubimenya kuko yarazamutse ajya gushyira Divers ahantu bita Buko. Muri abo bose bari bari aho ngaho, hari abari bazi aho agiye, ariko ndamya ko bose bari bahazi. Usaga yari reportinze, yazanye mashini gani n'imbunda nka zingaye, inzi ko yamaze yaje akurikiranye Ntakiza. Ayo magambo arayazi. Nyakwigendera Kamuzinzi nuriya Ngwiti nawe ni nyakwigendera, nawe arabizi. Ajya abwira Ngwiti, aramubwira ati Ngwiti twese nitugendere rimwe, sigara uri gucunga abana ngo ariko natwe turaje. Ngwiti yabaga muri Nyatura, Saddam yarahamusize. Sukisa aza kubwira abandi, Saddam yarabwiye ngo mujye kwiba inka. Bamwe baragenda bakubita muri balance, barareba turajya kwiba inka za runaka se, kubera ko bagaceceka. Ndibuka uriya Safari Mitarako, uriya ari muri Nyatura, Mzee Nzabirinda yamugabiye inka. Umwe ari muri M23, undi ari muri Nyatura, ariko aramubwira ati muhaye inka.
ibyo byose ntabwo babishyiraga mu mutwe ngo banatekereza avuga ati kubera iki baba FDL barazaga bakabashyira muri ideology nguriya ngo kukugabira ngo nukugira ngo ubwenge bwawe bucurike bagahita bagendera muri ibyo ngibyo ariko wajya guha umuntu inka ari uko umwanzi ibyo byose bwari ubwenge bwa Sukisa iyo nama yavuyeho rero y'igahanga ajya gukoresha indi nama ye ajya kuyikoresha ibusumba n'ikirumbu ari gusansibiliza bitwa banzayi ati muzamuke mujye mu nka zaba mudahunga yagiye no muri leta juste ati kuko ngo yakoze muri CNDP mugende mufata inka z'abantu bari hano za Kibarizo ndetse n'izo ku monasteri ntimuzazirebera izuba ati ngiye mfite isoko iriye pfu zaya zigenda amafaranga nzanize mwebwe muzajya muzigeza igasheberi cyangwa Nyabyondo ubundi amafaranga mwamaze kuyabona mwisubiriro ngewe nzamfite abantu bo kuzimanura bari kuzijyana za Gisangane nabo bamurebye nk'ikimbwe haze nago nzi uko byagenze ariko aza kugira equipe y'abajura yarimo ba Masiroga abitwa ba Bara abitwaga niba ari ba Toto bagomberaga kumwibira inka ndetse n'iza Kabila barazitwaraga za Joseph Kabila kandi icyo gihe ari ku butegetsi ari na president ariko bakaza ize bakazitwara agaruka yongera gukoresha indi nama ayikoreshereza imuheto ku Pentagon naho yongera kubivuga ati muri kwiruga muri kurira ngo amayinite niki ngo bariya bose ngo bagiye ngo bari muri Uganda naye nta nka basize ibyo byose wumve urwo ruhare rwo gushigikira banyage bene wabo bavuga ururimi rumwe wakajya gufata abantu bita za Rukore yari afite igikuru cy'inkone icy'imvyeyi ikizizi donc izicutse yaragiye arafata mu kwa Kanyankore ashyiramo inka ndetse yabona iriya nka runaka muzare uko mu byo mwayinyuza muyishyire muzange we ni Sukisa Ndayambaje wanze kwitwa Ndayambaje Imana mwitwa Ndayambaje reka turebe undi Mayanga wa Gishuba we imvugo ze zirazwi ndetse yaba n'abasirikare bajya bavuga ati abasirikare bavuka muri territoire ya Masisi bati kiriya nicyo gitumye territoire yacu itaba neza ibikorwa byagiye akora birazwi nta muntu utabizi ashishikariza kunyaga icyo witwa umututsi akiyongeraho ko General Mayanga wa Gishuba ari inshuti y'uwanza babo w'Akagara kitwa Duniya Bakarani bagakorana muri bya nibyo kwiba inka kwiba imirima donc bya bikorwa bibangamira umuturage ahava akagera use navuze kuri uriya mugabo Safari Nyagatare inka za Aloyizi Tegera afatanyije n'imirimbiri ingegera mbi harimo bitwa Serije ntagira n'urwaro wo kwishima ingutiya yibye abaturage bahari ya Kanoro n'Inyamitabo zamugize donc kwiba ingutiya iri mwinda uwo Serije witwa Defenderi witwa Gentil witwa Nyeganyega n'uwitwa Colonel Filemo aragenda arababwira ati mwa bantu hari umugabo w'iwacu wabaye umupadiri afite inka nka 600 kandi ni inka nziza inka imwe wenda yagura $1000 none zira nka zose tugende tuzishorere baragenda bakora inama abwira uwitwa Kazungu uriya Kazungu yateye umugore wa Pendo inda nyuma Penda za kwirukana uwo mugore we aramura ati Kazungu rero niwe ugiye kuzaba umugide ubona muramu wanjye Gasaza turashakisha abagide inka tuzazimanura iriye ariko reka manze namuhamagara uriya mugabo mubwire ko inka ze bashaka kuzitwara yohereza amafaranga ya protection yazo abahamagara wese ati inka zawe rero bashobora kuzitwara bari abanyatura none ohereze $3,300
ngewe ndayagenda mbahereza ubundi inka zawe zigira protection na muntu uzazikoraho. Uwo ni umudepite mu nteko ishinga amategeko yamaze gukopera bya binyatura ati wowe uzatwara izi n'izabandi bakomeye n'aba FDL, abo badefande n'aba FDL, ba Gentil n'aba FDL, ba Serge ndabona n'aba FDL. Aragenda bakoraho ati amafaranga bamaze kuyanyereza $3 ibihumbi 3 turakora nk'impamba tuzishoreye turi kuzijyana. Babazi kubitanye n'igasheberi ziba ziragiye. Aroyizitegera inka ze azongeraho n'amafaranga yo kugira ngo zigende. Ayaha Safari Nyagatare. Safari Nyagatare n'umwe muri babandi bavuka Ibusihe aturanye na Aroyizitegera, bose bavuka Ibusihe. Undazi ngo ni umuntu w'iwacu, ni umuvandimwe wanjye, ahubwo abari we umukorera ibyo ngibyo. Muri Bashyari Mokoto na Bashyari Kayembe hishwe n'abantu 3 4, Safari Mitarako, alias Checheni, Safari Nyagatare, Mayanga na Suki Sanda Yambaje, bose bakomoka muri Bashyari, ariko territoire donc twakwita ngo ni Masisi Nord, nibo bayineyemo création de milice, kwiba abaturage, kwica abaturage, ndetse ugasanga ko n'abandi ba Polo babaye nyuma nk'ibikoresho byabo. Babaye nk'ibikoresho byabo kuko baraje urumva ngo bamugize ngo umujera bigenze gutya na gutya, baragenda bibera ibikoresho byabo, nibo bakoreshwaga kugira ngo bakomeze guhungabanya no kwica abaturage. Ndaje rero kugira ngo nkomeze mbabwize ukuri, abari i Burayi mubamenye, abari muri Amerika mubamenye, mumenye ububi bwa Mayanga, ububi bwa Basukisa, mumenye ububi bwa Safari Nyagatare, mumenye ububi bwa Safari Mitarako. Ubwo bubi bwabo bwose bugende bumenyekane bijye hanze. Gusa ngo umwana Nyamwingo byakayihekwamo, ndemeza yuko ntabwo hariya ni iwanyu, ko muzigira kose mukajya Beni, mukajya Kinshasa, mukajya he? Iwanyu ni Ibusihe, iwanyu ni Rushoti, Sukisi Rushoti hariya yazagahira. Mayanga iwanyu ni iwanyu yari ku Gihanga iyo hakurya. Mitarako iwanyu naho iyo pfuri kwirukanka za Butsindo ngo wigize ngo president uri mu mashyamba uri kunywa kanyanga na za Kangara. Iwanyu si Ikibugu hariya akaba buregeye, waje ugafatanya n'abandi. Reka ndekeraho, ndashaka kugira ngo comment zibe nyinshi, mubitubwire uko mubyumva, ubundi tujye tubagezaho ama episode y'uburyo bari abantu bagiye batugirira nabi, uburyo bagiye batwangiririza reputation, bakatwicira agaciro k'ubumuntu, bakambika abaturage bahariya isura y'ubunyamaswa. Gusa icyo kimera mama 23 nuko itareba ngo irebe ngo runaka yakoze utya ngo igende ku muryango we. Ntabwo ibyo bintu bajye babikora. Famille za Mayanga ziri hari. Mayanga yigeze kuvuga ati ngo bari bato ngo menye bakomwato ngo nibaduye mu bapige, ngo bare ngo bari bahungutse, bariko ngo nibaduye wo imiryango ye ntirigoma. Kukize mama 23 itavuga ati na famille zako ziko hapa Goma acha tuzipige. Sizi baridegenge ahubwo bakabacungira umutekano. Buri gihe ugakora kuri famille y'umuntu muri bari abahunze bagiye